mwongeye kwirirwa cyangwa se mwaramutseho muherereye bitewe n'aho buri wese ari. Hari bamwe bari ku manywa cyangwa se bari nijoro, abaryamye uri kutureba uryamye ndakubwira ngo rero gikomeze kuza kugira ibitotsi byiza nyuma y'uko maze kureba video ya mbere dukoze bitewe n'iminsi tumaze. Ubwo turakuvuga ngo nibwo bwa mbere wenda wowe tubonye, ariko icyo tugusaba bwa mbere ni ukora subscribe. Ndagusuhuje cyane, nitwa Japhet nk'ibisanzwe, by'umwihariko kuri Japhet and Family, umuryango mugari ufite icyerekezo. Ntago naje njyenyine kuri uyu munsi, wabonye ko nicaye nari njyenyine, nicaranye n'umutumirwa ahangaha nawe ugiye kukwibwira, ndetse akaba ari umutumirwa w'umunsi ukomeye cyane. Nyuma y'iminsi, nyuma y'igihe kirekire, bibaho ko wenda we aka kanya utameze neza, nanjye wenda ntago nari meze neza mu minsi narindi mu murumva ko ijwi ryanjye rishobora kuba yarahindutsemo. Yewe ni kubera ko rero bitari bimeze neza kubw'akazi kenshi, ndetse no kubaho umuntu wese ari mu isi duhumeka umwuka wanduye cyangwa se wenda wawumanijwe kuva kera, byanga bikunze ntabwo wawubamo umeze neza igihe cyose mushatse kumva kumenya icyo navuga kuri ibyo, byanga bikunze mwabimenya icyo shatse kuvuga, nta bindi birenze kuri ibyo. Reka dutangire, ibindi naho undi munsi tuzabiganiraho. Ikaze kuri G&F TV. Yes, murakoze cyane. Yego. Nishimye cyane kuba munyakiriye. Yego, urakoze cyane. Nyuma y'igihe kirekire urahageze. Ndahageze rwose. Yego. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Pascal. Yego. Izina ry'ubuhanzi rero ni Nshimidi. None ko numva kuri uyu munsi tujye kuko la vibe zirenze cyane. Ni izina ry'ubuhanzi ngo ninde? Ni Nshimidi. Nshimidi. Yes. Turabasuhuje cyane. Abakunzi bawe rero hirya no hino barakuzi. Kenshi bakuzi hehe? Kenshi banzi hano muri Kayonza muri gare. Handi banzi materaniro njya nteranira hose. Yego. Ku murindi wa Nasho baranzi. Nuvuga ngo byanga bikunze utuzaniye n'agakiza kuri uyu munsi. Yes. Tubanze dusenge se cyangwa se tukomerezeho? Ushimye Imana ni iby'ingenzi. Okay. Nuvuga ngo byanga bikunze mu byo uririmba harimo n'iby'Imana. Byose birimo. Yego. Ubuzima busanzwe. Yego. Izabasani se ujye uzigeraho nazo buriya? Nazo ziba zirimo kuko n'urubyiruko rushaka barukeneye vibe kwiyumva ibyari byo mu buzima bakaryoherwa nabwo. Yego. Yes. Hanyuma agataho ngaho nko kumaze kubitubwira ku bufatanye n'abandi bantu bagiye batandukanye, tubasha kuba twabwira ko iki kiganiro kiba cyatewe inkunga na New Vision Shop ndetse na G&F Media Limited. Hari haruguru rero baraza kukugeza bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye, ndetse hamwe no kugufotora n'ibikoresho byo kwitegura gukingirwa. Ubwo bivuze ngo baragufasha mu buryo bwo kwitunganya muri bya bikoresho byo mu rugo uzakoresha, ndetse nawo umucuruzi uhagere baraguha ibyo basha guhereza abandi ku giciro cyiza. Ubishatse kumvikana ko ibiciro byabyo ni hasi, kubera ko muri iyi minsi bari kubaranguza ku giciro kinogeye buri wese, cyangwa se kiri hasi cya giciro muzi muri quartier babagurishaho. Ubwo hageze nawe urabyumva ko, ariko icyo bakora ntago batanga par pièce, batanga ibintu ku maduzeni, keretse ibikoresho bigenda pièce imwe. Ubwo tuvuze ku materemusi n'ibindi, ariko ku masahani byo ukagenda ukigura iduzeni yawe. Niba utegura nk'ubuko ukavuga ati bashitsi banjye nzabakira gutya, uragenda bakaguhereza ibikoresho byiza byizewe kandi ku giciro cyiza cyizewe. Bafite imikeka, amapasi, amaketo n'amaburenda n'ibindi bigendanye n'ibikoresho byo mu rugo ntavuze wabisangayo muri New Vision Shop. Rero nawo uraza kuhasanga bimwe bikoresho by'imyenda, nk'imyenda, amashuka n'amakuvurure meza cyane, ndetse n'imyambaro wakambika umudamu wawe akaberwa, ndetse n'ibitenge n'ibindi ntarondoye, ariko wahagera ukasanga ibintu ari byiza. Reka nikomereze na Pascal. Tubaze dushima Imana rero. Yego. Iyo yadutije umwuka. Reka dushima Imana rero kuraza kuri aya masaha. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye cyane
kuba udukundiye ko tuba tugihumeka abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro ubwo urukundo dukunda, kandi twebwe turi abanyabyaha ariko wirengagiza ibyo dukora ukaturinda ukadukorera ibyiza, nyamara twebwe turi abana b'abantu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri aya masaha rero tugiye kuganira, uyibane natwe, uyobore ikiganiro cyacu kandi kibe cyiza, ndetse hamwe n'abakunzi banjye bankunda ujye ubaha umugisha, abantera inkunga ubaha umugisha, abareba ukomeze bakangirira urukundo ujye bakansabira, ujye wumve gusenga kwabo, ni ukuri Imana icyubahiro kibi cyawe. Ngaho Data hamwe n'abandi bose, twese ibyo ukunda n'ibyo ushaka, twese tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Nguko rero dusengeye rero. Okay, reka twinjire muri gahunda rero yatuzanye kuri uyu munsi. Icya mbere cyatuzanye nuko wari waratubwiye ko ushaka kuba watugaragariza ikikurimo, ndetse uri n'umuhanzi wagiye umenyekana hirya no hino, ndetse ugakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zikamenyekana hirya no hino. Ubuhanzi, reka twinjire mu buhanzi bwawe rero. Uri umuhanzi ukomeye, wagiye ukora korabo n'abandi bantu, ndetse ukora video, ariko kubera ko ari sinzi uko nabyita, ni uburwayi ngirirwa. Yes, ni uburwayi. Yego. Mfite ubumuga bwo kutabona njyewe. Yego. Guhera bisa nkaho nahereye nkivuka muri 77. Yego. Navutse ndebeshe ijisho rimwe, nuko nyuma yaho n'irindi riza gupfa mfite imyaka 12. Yego. Muri 88 9. Yego. Yes. Yego, ubwo n'ubuhamya bwawe bwo tuzavugaho ku rundi munsi. Reka kuri uyu munsi wa none tugaruke ku buhanzi bwawe. Ese winjiye mu buhanzi gute? Jewe navutse mbikunda, nakuze mbikunda, nakunda kuririmba, maze iyo mpano yo kuririmba indimo gusa. Yego. Ariko muri 93 nibwo ninjiye muri korali, nuko niyumvamo impano yo guhimba, ndavuga ni kazi nyamara dikore. Yego. Uwo munsi nakoze nahimbye indirimbo no muri korali turayiririmba. Yego. Intambara irangiye ya jenoside 94, nabwo ntongera mpimba indi intambara irangiye. Ubwo nayo ndi muri korali turayiririmba, bibaho gutyo. Ubwo mwaka w'2014 ubwo nahisemo gukora ku giti cyanjye. Uhitamo kuba umuhanzi? Yes, uhitamo kuba umuhanzi ku giti cyanjye, noneho nkaririmba ku giti cyanjye. Yego. Yes. Icyo gihe wararirimbaga, ukagenda ukarikodinga, ukagenda ugakoresha amashusho. Yes. Yego. Indirimbo zawe uyu munsi, kuri uyu munsi wa none hari byinshi tukigaho, ni nayo mpamvu uba waje hano, ndetse kuri uyu munsi zimwe na zimwe bazisanga kuri iyi channel, kugira ngo abo tujye gutangirana bamwe na bamwe baze gusoza bavuga ni reka tunyaruke kuturebe za ndirimbo z'uriya muhanzi, nawe tumutere inkunga. Yes. Indirimbo zanjye bashobora kuzibona kuri channel. Yego. Wanditse iyi si by Pascal. Yego. Iyi si by Pascal. Yego, urakoze cyane. Ngayo nguko bamaze kubyumva, ndetse n'abantu bacu cyane kuri GNF TV, n'abantu basobanukiwe ko turi umuryango mugari ufite icyerekezo. Ni nayo mpamvu rero tugiye kwinjira mu buhanzi bwawe. Uyu munsi waje ufite igikoresho kingi kiba kitiki. Iki ni inanga gakondo, bayita umuduri. Yego. Ubundi bakayita ibubura, ubundi bakayita igubure. Yego. Zana mufashe microphone ubundi ubanze utumvishe ngo niki. Yego. Reka mbanze mufashe kuri microphone nawe atubwire ngo niki adufitiye kuri njyana y'uyu munsi ye.
nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye inseko yawe nziza itonde bwawe bwizi inshimisha umutima nge nkumva ndanezerewe kandi njyewe sinkubeshya wambereye ikibasuba none kino ngwino shenge umbere mama w'abana izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye Nanda ku telefone nagawe kuri telefone turimo kwiganirira hidurwa urukundo rwacu urukumbuzi rwinshi rwuzuranga umutima wanjye ninjye kumva nabisangira izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye izere mwana nkunda inoze shenge ino ry'amarerungu ni wowe buzima bwanjye. ngayo nguko rero bimeze bite uhanga iyo ndirimbo wayihanze ryari hari ukuntu bajya bavuga ngo umuhanzi urihanganyura ngahanga ibyo yanyuzemo ngo akenshi ngo bishobora kumuviramo indirimbo none se nkawe iyi ndirimbo wayihanze ryari yarakozwe cyangwa se ni indirimbo wafashe gutyo utegura nk'indirimbo yo kuririmbira wenda umukunzi wawe? Ubundi njyewe ndirimba nkurikije ubuzima bw'abantu bose. Yego, urukundo urubyiruko, abantu umuntu ukeneye kubaka urwe, icyo gihe iyo barimo kurambagizanya bafiyansanya, yego, buri wese aba yishimira abakeneye wa muntu akunda ugomba kuza akamubera umufasha. Yego, yes. Nuvuga ngo nawe ese kuri uyu munsi wa none nk'umuntu nkawe wenda umaze kutubwira ko wenda bishobora kuba hari aho bitameze neza, ari ufite umufasha kuri uyu munsi? Umufasha ndamufite kabisa. Yego, ufite urubyaro? Urubyaro ndarufite, mfite abana 3. Ndamaye tumara imyaka 16. Umupapa mukuru cyane ahubwo. Mu bana bawe hari umwana wigeze utoranya ibintu ukora? Ntawe rwose, yenda hari muto, yenda niba ari uzankurikiza ntabwo nabimenya neza. Kuko akiri muto. Kuko akiri muto. Yego, ngo byumvikane ko abandi bari mu mashuri. Abandi bari kwiga. Abandi bari kwiga bese. Yego, urakoze cyane. Hanyuma nk'umuntu ufite ibihangano byinshi kuri uyu munsi wa none, bamwe bakaba batarigeze bakumenya, usibye kugenda bakubona uri hariya muri gare, uri hirya no hino wagiye gusenga, watubwira muri rusange nk'umuntu uba waje gukora inimbanziriza mushinga, ibindi tuzabikora nyuma, rero tuba twaje kugira ngo tugeze ku bandi bantu cyangwa se ku bakunzi bawe bo hirya no hino kugira ngo bagire icyo bakora bibaye ngombwa, cyangwa se tubanze tubabwire ngo hari ibyo tugiye kuba twaganiraho hagati yanjye nawe cyangwa se n'abandi bagiye kwiyongeraho, cyane cyane muri iyi minsi tubafite byinshi bigiye kuba byajya hagaragara, by'umwihariko muri studio nshya y'umuryango mugari ufite icyerekezo. Hari ikintu rero wababwira kuri uyu munsi wa none ukababwira ati kinzanye n'iki ngiki? Yes. Ndababwira ngo nk'umuhanzi Pascal Nshimiyimana Shimidi, akaba ari n'umukozi w'Imana, aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Abakunzi banjye ndababwira ngo turi kumwe, ndi tayari, bantera inkunga, bamfashe mu gusoza urugendo rwanjye neza. Yego, urakoze cyane kandi barakumva neza cyane, n'abantu bumva kandi n'abantu bumvira, n'abantu bameze neza. Inkunga ya mbere babwiye rero ni ugukurikirana ibihangano bye, ndetse mugakora subscribe ndetse na share na comment, mukatubwira ngo bimeze bite, ese ibyo turimo
ni byiza cyangwa se murabona hari ikibura, icyo tukibura tukakiga tukareba ngo twabaha vibe gute. Ni nayo mpamvu rero bababwiye gutyo, inkunga basabye ntabwo ari amafaranga, by the way amafaranga wayongeraho nyuma, ariko icya mbere ni uko ugomba kutugaragariza urukundo n'amasengesho. Yego, ni ibiki by'umwihariko rero nko muri iyi minsi dufite byinshi byo gukora, byo kwigaho, tukareba ngo ese ibyo dutangiye n'ibyo bizavamo, bimuze mutubwire ngo bimeze bite. Ubwo rero watanga comment cyangwa se ukaza guhamagara muri nimero ibone munsi aho ngaho y'umuryango mugari, ugatanga igitekerezo cyawe ndetse bikazagenda neza. Wowe utuye hirya no hino mu karere ka Kayonza ugiye kujya utubona hirya no hino, ndetse n'uwawe utuye mu karere kandi ko iburengerazuba cyangwa se uburengera bwaryo cyangwa se hagati mu mujyi wa Kigali, ubwo tura turi kumwe. Ndetse nawe uherereye hakurya y'imbibi z'u Rwanda urajya udukurikirana, ubundi bizagenda neza hagati y'ubufatanye bwacu nawe ndetse na Pascal. Intsinzi y'u Rwanda n'ubutumwa bwo bukenewe, ndetse no kuri audio iriho ifite ari ngiye kuyiririmbaho. uraduha agapira gake kugira ngo twihute kugira tubashe kumanajinga. turasoza no kuri gospel kamwe gace. Yego. Yes. Intsinzi y'u Rwanda si ya nonaha, abanyarwanda mwese turatsinze. Intsinzi y'u Rwanda si ya nonaha, abanyarwanda twese muratsinze. Umunyarwanda kuva kera kose dore yanze agasuzuguro. Intsinzi y'u Rwanda si ya nonaha, abanyarwanda mwese murabizi. Umunyarwanda kuva kera kose dore yanze agasuzuguro. Nimuze twese duhaguruke tumbatire ubumwe n'ubwiyunge, amahoro maze ashinga imizi maze twibere mu iterambere. Nimuze twese duhaguruke tumbatire ubumwe n'ubwiyunge, amahoro maze ashinga imizi maze twibere mu iterambere. Yes, ngaho ngukore Pascal kabaye imwe mu ndirimbo yahimbiye igihugu. Yego. None ukadirimba nako muri guhimbaza Imana. Yego. Nuko akimana buriya nitwari bugasorezeho. Reka tuze kugasoreza. Yego. Reka tugasorezeho, reka tubanze tujye muri R&B. Yego. Yego. Bon, R&B bon ubwo yego ku muntu wazabasha kumbona cyangwa agashaka kugira icyo yana marira kuntera inkunga mu muri impano y'ubu yanjye. Yego. Yareba ku nomero, yakoresha telefone zanjye 078 20 017 078 20 017. Ubwo nizo yanshakiraho kugira ngo abe yabasha kuntera inkunga, twese tugakurushaho guhimbaza Uwiteka. Yego. Yes. Ubwo tugiye kujya muri R&B nyine muri nuvuga ngo R&B ntabwo wari wamara kuzibashyira ahagaragara. Ntabwo zirage hariho zagize ahagaragara. Nizo tujya mu tubaye agapira rero. Zagize ahagaragara. Hari yitwa reka gushimira Imana. Hari nayo ngiye kuririmba. Iyo ni muri gospel. Ni gospel iyo ngiyo. Naho itaragera n'ingi intsinzi y'u Rwanda ni audio nayo iri hanze. Yego. Yes. Reka ngushime Uwiteka Mana yacu urakomeye, imirimo yawe iratangaje, ibyo udukorera Mana birahebuje, umuntu utagushimira yabasate. Umvise gusenga kwawa mubyeyi Hana, umugore wari warabuze urubyaro, uramusubiza umuha umwana w'umuhungu,
ibyara amarira bye bihinduka ibitwenge. Reka ngushimire Mana ndirimbe cyane, shyira hejuru ijwi ryanjye sindigerure, abatazi ibyo Mana babimenye, nabo baririmba iby'urwo rukundo rwawe. Reka ngushimire Mana ndirimbe cyane, shyira hejuru ijwi ryanjye sindigerure, abatazi ibyo Mana babimenye, nabo baririmba iby'urwo rukundo rwawe. Amen, amen, amen. Ngira ngo rero Pascal mumaze kumwumva ni umuntu ukora ibintu byiza cyane kandi akabikora mu buryo bwe cyane. Ni ibintu byiza cyane nawe wabyishimira, ni ibintu utavuga ngo byakozwe gute. Gusa icyo nakubwira, searchinga urebe indirimbo ze, urebe ngo habuzemo iki. Ese nk'umuntu umaze iriya myaka yose ari gukora nta kintu kiri kuvamo, ese ni ikihe kintu wamufasha ku ndirimbo ze? Ngahe nguko rero narije afite nk'ibisanzwe kuri G&F Media, by'umwihariko nkubwira ko aribo baba bakoze buri kimwe cyose kugira ngo tugire imbere yanyu. Ngahe nguko rero mwakoze cyane, narije afite nk'ibisanzwe G&F TV, umuryango mugari ufite icyerekezo rero niwo uba wabikoze kugira ngo bigere mu maso yanyu. By'umwihariko rero mujye mubasha kuba mwavuga ati tujye kureba ibintu tumenye ngo bimeze bite. Pascal rero soza usezera abakunzi bawe, iminota dufite nuko ndiko bigenza, ariko ubutaha tuzabitekerezaho tubitegure neza byimbitse, nuko amasaha yari yadufasha, ariko bitewe nuko na gahunda ziba zikomeje. Murakoze cyane. Yego, mukomeze muhoza amaso rero kuri G&F TV, by'umwihariko umuryango mugari ufite icyerekezo hirya no hino. Niba ufite igihangano cyawe ugomba kukitugezaho, ubundi tukakigeza ku batakizi, ubundi bikaza kuba byagenda neza cyane. Naje afite nk'ibisanzwe tamburuta lomba tavista tarurank kwa Rwanda. By'umwihariko tuba tukwibutsa rero ibi byose tuba twabigize ku bufatanye na New Vision Shop ndetse na G&F Media Limited, aribo bafite gahunda mu nshingano zo kubagezaho buri kimwe cyose, n'abandi ndetse bashobora kuba bakifatanya nabo, maze bityo bigakomeza kunogerwa na gahunda zigiye zitandukanye hirya no hino.